reka mbabwire ikintu gikomeye. Nta hantu namwe nigeze mbona Yesu ajya guhamba. Nta namwe muzakurikire iteraniro rihamba Yesu ntarigira. Ni umugabo udahamba, ni umugabo uzura, ni umugabo ufite imbaraga zo kuzura. Uwo niwe tubabwira. Ni umugabo mu mateka ntiyigeze ajya guhamba na rimwe, kuko yamubwiraga ahubwo yahitaga agwa mu mutego neza. Yesu amufata. Aramubwira ngo umbwiye ukuri, uvuze neza, kuko n'uwo wararanye iri joro si uwawe, n'abandi batanu umaranye iminsi nabo si abawe. Afite ubushobozi yagusubiza umwana ari muzima ngo amusubiza nyina. Aramubwira ngo wirira, kuko Yesu afite imbaraga zikomeye. Akandi kantu kanshimishije hano nuko Yesu bari bamenyereye ko bamanuka mu mazi ngo bakire, ariko Yesu azana inzira nshya. Umva mbabwire, uyu mugabo twizera agira inzira nshya kandi nyinshi yakuruhuriramo. Dushimiye Imana none duhaye umwanya wo kubana namwe muri studio za Excellence Radio and TV. Dushimiye Imana duhaye uburyo, dushimiye Imana duhaye umwanya. Nkuko bisanzwe, nkuko tumaze kubimenyera, dutangira gahunda yacu dusenga Imana kugira ngo ibintu byacu, gahunda zacu zize kugenda neza. Mana turagushimiye ubu buryo duhaye, uyu mwanya uduhaye. Tugushimiye Mwami uyu mwanya watanze kugira ngo tujye tuvuga ijambo ryawe, tujye twumva ijambo ryawe muri studio za Excellence TV. Turakwinginze rero kugira ngo uyu mwanya ube umwanya w'umugisha, ushyigikire umushumba, utangirane nawe, uze gusozanya nawe. Abantu bakurikira iki kiganiro, abantu bakurikirana izi nyigisho zigira hano zibavana, zigire n'ahandi hano zibageza. Turakwinjiza kugira ngo imbaraga z'umwanzi Mwami zishobora gutuma abantu batumva neza amagambo yawe uzirwanye. Imbaraga z'Imana zigaragare mu buzima bwa buri muntu wese. Buri muntu wese ahembuke kandi buri muntu wese umwagure umwungure. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu tubyambaje. Amen. Mwese ndabashuhuje kandi bahaye ikaze mu ijambo ry'Imana tugiye gusoma. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana tubona muri Matayo 11:28. Hari amagambo avuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Dusome mu buhanuzi bwa Yesaya igice cyaho cya 53 umurongo waho wa 4. Yesaya 53 umurongo wa 4. Nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Imana ihabwe icyubahiro. Muri aya magambo dusomye ndagira ngo tuganire ku ntego ivuga ngo Yesu aruhura abarushye bose. Yesu niwe uruhura abarushye bose. Nkuko twabyumvise, niwe wenyine, umwami Yesu niwe wenyine wavuze iri jambo riri muri Matayo igice cyaho cya 11 umurongo wa 28. Niwe washoboye kuvuga ngo abarushye bose nibaze bamusange abaruhure. Ni ijambo rikomeye cyane, ni ijambo ritavugwa n'umuntu uwo ari we wese ku isi. Nta warivuze, nta warivuga, nta n'uzarivuga. Ni Yesu wenyine ushobora kuruhura abantu bose. Dusubiye mu isezerano rya kera, abasoma Bibiliya, abazi ijambo ry'Imana, Yesu yari yarahanuwe ko azaza. Yesu yari yarahanuwe ko azaza kubera iyihe mpamvu? Bibiliya itwereka ko abantu babayeho bose mu isezerano rya kera, baba abatambyi, baba abahanuzi, baba abami, nta wigeze ushobora kuruhura abantu. Ndetse habayeho abagabo bakomeye bazwi mu mateka, abitwa ba Mose, abitwa ba Yosuwa n'abandi ba Dawidi, ariko ntabwo bigeze baruhura abantu. Niyo usomye mu Baheburayo mu gice cyaho cya 10, hatwereka ko Imana itigeze yishima ku bintu bakoraga, ku gutamba ibitambo batambaga mu isezerano rya kera, ngo ntibyigeze binezeza Imana. Imana ntabwo yigeze ibona ko abantu baruhutse by'ukuri. Imana itegura rero Yesu yabanje guhanurwa n'abahanuzi, batangira gutegura imitima y'abatuye isi kugira ngo bazamwakire uwo mucunguzi w'abari mu isi. Mu buhanuzi bwa Yesaya 61 hatwereka ko uyu uvugwa ni Yesu Mesiya,
ndetse Yesu ari hano mu isi yakundaga gusubira muri aya magambo nko mu butumwa bwiza usomye haba muri Matayo, Mariko na Luka, bose bavuga ayo magambo Yesu yavuze. Havuga iki rero? Havuga ko umwuka w'Umwami Imana ari kuri we, yasigiwe kugira ngo abwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yasigiwe kubohora imbohe, guhumura impumyi, ndetse no guhoza abarira bose. Guhoza abarira bose, ni uguhoza abarira bose, kubaha ikamba ry'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye. Uyu Yesu rero yaje aje kuruhura abari mu isi bose, abari mu isi bose. Yohana 3:16 aravuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese abone ubugingo buhoraho. Niki Yesu aruhura ku bantu? Abantu bararushye. Iyo witegereje abantu bafite umuruho ukomeye cyane, ariko ndagira ngo turebe umuruho uruti yindi, hanyuma tuze kureba n'indi miruho Yesu aruhura, kuko ni yose, ni miruho yose, kuko Yesu aruhura, ntabwo akuruhura igice, aruhura wese, umuntu wese. Icyambere Yesu aruhura ni umutwaro, ni umuruho w'ibyaha, ni umuruho w'ibyaha. Ibyaha bitwaza abantu igitugu. Abantu iyo bakora ibyaha ubwabyo birabarushya, umutima uburushye, umutima ukora icyaha uburushye. Mu isezerano rya kera murabizi ko Imana yakuye Abisirayeli mu gihugu cy'Egiputa, byashushanyaga gucungurwa ko mu isezerano rishya. Abisirayeli kuva mu gihugu cy'Egiputa bajya mu gihugu cy'i Kanani, muri iki gihe cyacu cy'isezerano rishya, bisobanura kuva mu byaha umuntu akajya muri Kristo Yesu, ajya mu bugingo buhoraho mu bwami bw'Imana. Abisirayeli bari mu gihugu cy'Egiputa bari bafite uburetwa bukomeye cyane, bukomeye cyane, bari bamerewe nabi, ariko Imana ibacunguza amaraso y'umwana w'intama. Igihe Imana yabwiraga Mose ngo nibafate umwana w'intama bamubage, hanyuma amaraso bagende bayashyira ku nkomanizo z'imiryango. Niko babikoze rero. Uwo icyo gitangaza cya 10 Abisirayeli bava mu gihugu cy'Egiputa bajya mu gihugu cy'i Kanani, ariko byashushanyaga Kristo uzaza agatambwa ku bwacu kugira ngo dukurwe mu bubata bw'ibyaha. Ndagira ngo rero turebe mu isezerano rishya, niho nshaka kwibanda, turebe abantu Yesu yagiye aruhura, turebe abantu Yesu yaruhuye. Uwa mbere kandi ahagarariye abantu bose. Nituvuga uwo muntu ntabwo ari we wenyine, abahagarariye abameze nkawe bose. Uwo nshaka kuvuga nateguye ni umudamu uboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya 4. Uyu ni umudamu nta zina Bibiliya yamwise, ariko yitwa Umusamariyakazi. Bibiliya ivuga ubwoko yari arimo, yaturukagamo. Abasamariya twibuke ko ari abantu bakomoka kuri Yakobo n'Abisirayeli. Abisirayeli harimo ubwoko bumwe bwagiye mu majyaruguru, ayo ni amateka ya Isirayeli. Bamwe bagiye mu majyaruguru igihe ubwami bwa Isirayeli bwigabanyagamo kabiri, bamwe bagiye mu majyepfo, abandi bajya mu majyaruguru. Abo mu majyaruguru rero bitwa Abasamariya. Uyu Musamariyakazi rero ntabwo ari umuntu wa kure ku Bisirayeli, ahubwo n'uwo mu muryango w'Abisirayeli. Iyo dusomye uriya mudamu, ni umudamu wari urushye cyane ku rwego rukomeye cyane. Mu bice 4 Yesu arimo agenda avuga ubutumwa bwiza, yageze ku iriba hariya i Samariya. Ahageze aricara, hanyuma umudamu araza arahamusanga. Amaze kuhamusanga baganira ikiganiro gito, ariko cyerekezaga kuruhura uriya mudamu. Baganiriye, umudamu yamenye ko Yesu atanga amazi y'ubugingo bitewe n'ijambo Yesu yaramubwiye mu gice cya 4 umurongo waho w'10. Aravuga ngo yaba waruzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi, nawe umusabye amazi akaguha amazi y'ubugingo buhoraho. Umudamu rero atangira kuvuga ati mpa amazi rero, ayo mazi yame kugira ngo ntazagaruka kuvoma hano kuko hari kure, kandi riba rikaba rirerire. Yesu aramubwira ngo kugira ngo nkwaye amazi genda uzane umugabo wawe. Bivuze ngo Yesu yari yamurondoye, yari yamumenye, yari yamenye ibiri mu mutima we, kuko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 2 umurongo wa 24 na 5 hatubwira ko Yesu atajyaga abwirwa iby'abantu, kuko ubwe yarazi ibiba mu bantu, yari abizi, yari yamurondoye rero, yari yamumenye. Aramubwira ngo genda uzane umugabo wawe hanyuma nkuha ayo mazi. Uyu mugore yari arushye ku buryo bukomeye cyane, yahise abeshya Yesu. Yaramubwira ngo nta mugabo ngira, ariko ko yamubwiraga ahubwo yahitaga agwa mu mutego neza. Yesu amufata. Aramubwira ngo umbwiye ukuri, uvuze neza,
kuko n'uwo wararanye iri joro si uwawe, n'abandi 5 umaranye iminsi nabo si abawe. Umugore ngo ahita avuga ngo ko batwigishije se ko ari umugabo witwa Mesiya uzaza, aho yaba ari wowe? Yesu aramubwira ngo niwe muvugana. Umugore yumva muri we habayemo ikintu kidasanzwe, ahita avuga ati reka nirukanke njye kuzana indushyi zose, nzana indaya zose, nzana abandi bagore baze bumve. Ngo aragenda yirukanka, agenda abwira abagore ngo muze murebe, muze mwumve umuntu umbwiye ibyo nakoze byose. Biravuga ngo asiga ikibindi arirukanka, aragenda azana abagore n'abandi bantu bo muri uwo mudugudu, bumva Yesu baramwiyumvira, bakora igiterane cy'iminsi 2, havuka itorero ryiza ririmo abantu baruhutse batagifite ibyaha. Yesu ikintu aruhura bwa mbere ni umutima w'umunyabyaha, kubera ko abantu bafite ibyaha kandi ibyaha birarushya. Abantu bakora icyaha Satani ashobora kukubeshya ngo gikore. Yenda reka ntanga urugero rutoya. Umuntu ashobora gusambana, yamara gukora icyaha cy'ubusambanyi, mutima we ukamurega, muri we akaba afite umushinja umubwira ngo ibi wakoze sibyo, ibi wakoze ni bibi. Hanyuma ashobora no guhura n'ingaruka, yenda akabahuye yenda n'inda, bazita ngo inda zidateganijwe muri iki gihe niko babyita. Noneho Satani akongera akamubwira ati ugiye guseba, genda ukuremo iyi nda. Iyo ayikuyemo nibwo aruha cyane, nibwo ahura n'umutwaro w'icyaha ku buryo bukomeye. Nijwi rimubwira ngo urasambanye, urishe, ugasanga bene uwo muntu ahorana umucamanza mu mutima we utamuha amahoro, ugasanga ararushye akeneye uwamuruhura. Rero mu bintu Yesu yazanye, Kristo abandi batashoboye kuzana, ni imbabazi zibabarira abanyabyaha. Yesu Kristo yababariye abanyabyaha cyane, ndetse uyu mudamu ni urugero, ariko hari n'undi uboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu bice 8. Ni umudamu bari bafashe, yari yafashwe n'idini ryariho icyo gihe. Iri dini ryari rikaze cyane, ariko ntabwo ryigeze riruhura abantu, ahubwo ryari rishinzwe kugenda rikora patrouille, abantu bagenda bazenguruka bashaka abantu bakoze ibyaha, hanyuma bakabatera amabuye. Urumva bari barushye ku buryo bukomeye, kandi igitangaje n'abateraga amabuye ntabwo bari beza, nabo bari barushye. Umunsi umwe rero Yesu agiye kubonabona, kuko ngo hari abantu benshi bazanye umuntu bamufashe, abantu bose baraza baravuga bati yasambanye, kandi amategeko ya Mose aravuga ko agomba gupfa. Reka tumushyire Yesu twumve icyo Yesu abivugaho. Baramumushyira umudamu n'abagabo bamufashe. Bibiliya ntabwo ivuga niba hari n'abadamu bari bahari, ariko abantu benshi ngo bari baje, benshi cyane. Babwira Yesu, baramubwira bati uyu muntu turamwifatiye, kandi amategeko dufite duhora dutera amabuye abantu bameze gutya bakoze ibyaha. Uyu nguyu uramuvuga iki? Bibiliya itubwira ko ngo Yesu yarunamye yandika hasi, arandika. Amaze kwandika hasi ngo yubura amaso, aravuga ngo muri mwe umuntu utarakora icyaha namutera ibuye. Bibiliya itubwira ko ibyaha byabo byabareze, ngo uhereye ku mukuru, uhereye ku bantu bari imbere mu gushaka gutera amabuye. Urumva bari bafite igikapu, niko ntekereza, ibikapu by'amabuye byo kuza gutera uriya muntu. Mu by'ukuri yararushye, kuba yakoze icyaha ubwacyo ni ikibazo gikomeye cyane, ariko no kuba bagiye kumutera amabuye, bamushungereye, bamuteye ubwoba, bamuvuzeho amagambo akomeye, byari ibintu bikomeye. Uriya mutima w'uriya mama wari ugowe cyane ku buryo bukomeye. Ariko Yesu aravuga ngo muri mwe, kuko yari yamaze kubona ko n'abo bantu b'abanyedini nabo barushye. Hanyuma aravuga ngo muri mwe utarakora icyaha namutera ibuye. Bose ngo bagenda banyonyomba, kuko buri wese ngo yarebaga hari aho Yesu yanditse ngo akabona icyaha cye agacaho, undi agenda, ngo Yesu asigara aho ngaho n'uwo umudamu ngo ahagaze imbere ya Yesu. Nkeka ko yibazaga bati buriya ngiye gupfa, buriya Yesu ari bunyice. Hanyuma Yesu aravuga ngo muri babagabo bari babandi bose ntawe uguteye ibuye. Aravuga ngo ntawe urinteye nyagasani, ntawe unciriye iteka. Aravuga ngo nanjye sinkuciriye iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Uyu mudamu yagiye aruhutse mu mutima, avuga ngo ndashimira Kristo ko atameze nk'abatambyi, atameze nk'abafarisayo, atameze nk'abandi bantu, ahubwo angiriye imbabazi. Yesu yaje kuruhura abantu, abababarira, abagira ngo ntukongere gukora icyaha. Niba hari n'icyaha wakoze, umva nkubwire ukuntu Yesu aruhura. Aravuga ngo ntukongere, ndakubabariye. Yesu aruhura abantu bitewe nuko abababarira. Yesu ni umunyembabazi, yaraturuhuye ibyaha twakoze. Biratubwira ngo iminsi yo kujijwa
iminsi yo kujijwa. Buriya wihannye mu byakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo wa 30 ngira ngo na rimwe aravuga ngo iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije. Iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, itegeka abantu bose kwihana. Iyo wihannye rero ibyaha byawe byose Imana irakubabarira, imitwaro yawe yose wari ufite ukumva uraruhutse. Cyo ni ikintu gikomeye kandi gikomeye cyane, kubera ko abantu bakora ibyaha ubwabyo birarushya, bituma umuntu abura amahoro, bituma umuntu arara adasinziriye, bituma umuntu yumva yahemukiye Imana. Ariko iyo usanze Yesu ni umunyembabazi. Kabiri, abantu Yesu yaruhuye ni abantu bafite ibibazo bisanzwe mu buzima busanzwe, ariko mu gihe Yesu yari hano ku isi yagiye ahura n'ibibazo biremereye cyane. Reka ntange urugero ku bantu nka batatu mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya 5 hatubwira umuntu wari umaze imyaka 38 arwaye. Iyi ni indwara ikomeye cyane, 38 kwa muganga. Uyu muntu nta barwaza yari akigira, abantu bose bari baramushizeho, kandi birumvikana nkeka ko umuntu wakurwaza imyaka 38 aba ari umuntu ntekereza ko yaboneka mu bantu bake cyane, kubera ko niba umuntu yaratangiye kumurwaza afite imyaka yenda 30, ubwo yari afite 68, yari yabaye umusaza cyangwa umukecuru. Urumva rero uyu muntu abarwaza bo ntabo yari agifite mu by'ukuri, abantu bari bararambiwe. Ndetse ibyo byamuviragamo kubera ko ku kidendezi abantu bari bari aho ngaho ngo marayika yajyaga aza agahinduriza amazi, kandi ngo umuntu wabaga yiteguye afite abantu bamujugunyamo yahitaga akira ako kanya. Uyu rero kubera ko nta murwaza, nta bantu afite, gukira kuri we byari bimuri kure, kuko yabonaga ko gukira atari ibye, yari arushye ku rwego rukomeye. Urumva bene uwo nguwo abaganga baba baragerageje barananiwe, ari umuntu uzwi, bavuga usanga hari abantu ahubwo bene uwo nguwo bavuga ati yaba yaranapfuye. None Bibiliya itubwira ko Yesu yanyuze aho ngaho, kandi igishimishije umurongo wa 5 ngira ngo usomye muri kiriya gice cya 5 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana umurongo wa 5 hatubwira ko Yesu ahageze yamenye ko, yahise amenya muri we, yamenye ko uwo muntu amaze igihe kirekire arwaye. Imana ishimwe ko Yesu azi ibibazo ufite utarabimubwira. Matayo 6 umurongo wa 8 haravuga ngo ntimugase nabo kuko so azi ibyo mukennye mutarabivuga. Imana irabizi. Yesu uyu tuvuga uruhura ntabwo bigusaba kuvuga byinshi, kubera ko ibibazo byawe arabizi cyane, kubera ko nibyo byamuzanye. Yaje kugira ngo yikorere intimba zawe n'imibabaro yawe, kuko ni umukiza. Imana ishimwe cyane. Ahageze ngo aramureba, amenya ko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza, urifuza ko mugirira gute? Urashaka gukira? Uyu muntu wari urwaye ntabwo yigeze amubwira ngo ahubwo yamubwiye ibikomere bimurimo. Yari afite ibikomere bikomeye cyane, bikomeye, yari arwaye, ariko ibikomere byo byari byinshi cyane. Avuga ijambo ribabaje, aravuga ati ntabwo nashobora gukira kuko nafite umuntu ujugunyamo. Ashaka kubwira Yesu ko yabuze umuntu umujugunyamo, ariko kiriya kidendezi nacyo cyababazaga abantu. Ubundi washoboraga kuba waza mu minota mike upfa kuba ufite abantu bakujugunyamo, waba uhageze, marayika yaba hageze yabirinduriza ari amazi cyangwa yahinduriza ngo abantu bajugunyamo umurwayi. Bivuze ngo uwabaga afite umujugunyamo nashaka bahageze mu minota 2 gusa yashobora gukira agataha. Aho babandi bahamaze imyaka n'imyaka barabuze badafite ubajugunyamo ntibakire. Iki kidendezi cyarabakomeretsaga mu by'ukuri. Rero abwira Yesu akababaroke, singira umuntu iyo amazi yihindurije nkiza abandi bantangamo, ubu ngubu sinakira kuko ntagira abantu. Yesu aramubwira ngo ikorere, aravuga ngo ikorere uburiri bwawe none ahanga, kandi ngo hari no ku isabato. Wikorere uburiri bwawe ugende. Bibiliya itubwira ko yahise yikorera uburiri aragenda. Reba uyu muntu umaze imyaka 38 arwaye, yarabuze umuntu umugira neza. Reba ukuntu yahagurutse yishima, yitera hejuru avuga ngo Imana irankirije, Imana ingiriye neza. Imana, Yesu afite ubushobozi bwo gukiza abantu, baba ari abamaze igihe kirekire bababaye, baba ari abamaze igihe kigufi. Icyo yaziye ni ukuruhura abarushye. Imana ishimwe cyane ko Yesu afite ubushobozi bwo kuruhura abantu barushye. Bibiliya itubwira ko abantu ngo hanze abanyedini barababaye. Ririya dini ryari ribi.
barababaye cyane, baravuga bati wikorera uburiri ku isabato. Urumva baramuhagarika baravuga ati hagarara, nta soni. Ariko mu by'ukuri tuvuganye ukuri, uriya muntu ntabwo yari akwiriye gukira. Ariko ngo baravuze bati ibi bintu ntabwo ari byo kuba wikoreye ku isabato ugakira ku isabato, ntabwo tubyemeye. Ariko Yesu yaje gukora ibyo umwana w'umuntu atakora n'idini ritakora, kuko Yesu afite imbaraga zikomeye. Akandi kantu kanshimishije hano ni uko Yesu bari bamenyereye ko bamanuka mu mazi ngo bakire, ariko Yesu azana inzira nshya. Umva mbabwire, uyu mugabo twizera agira inzira nshya kandi nyinshi yakuruhuriramo, kuko yavuze ngo wowe kira utamanutse mu mazi, kira utagiye gutoha. Afite indi nzira yakunyuza ugakira, afite inzira yakunyuzamo ugakira, ukaba muzima, ukagenda ushima Imana. Ibintu birenze n'idini, birenze n'imitekerereze y'abantu bari icyo gihe, abatambyi b'icyo gihe byarabacanze. Baravuga ati yakize ryari ku isabato, ngo birababaza. Ariko ubona ko batagiraga n'urukundo mu by'ukuri, ubundi bari kwishima bakavuga ati Imana ishimwe ko uriya muntu akize, natwe yari yaratubabaje. Ariko ubona ko ntacyo byari bibabwiye. Bivuze ngo ibibazo by'umuntu kenshi nta bandi babyikorera, nta bandi bakuruhura uretse Yesu Kristo umwana w'Imana. Uwo yakize rero Imana iramuruhura. Reka mvuge undi, ni umudamu uboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka mu bice 7, anaboneka n'ahandi ushobora gusoma muri Bibiliya. Ariko uyu mudamu muri Mariko ibice 5 naho wahamubona. Uyu mudamu ngo yari amaze igihe kirekire nawe arwaye, kandi ngo abavuzi bari baramumazeho amafaranga, ngo ariko ntibanamukiza. Ngo yarayatanze, yari afite indwara imaze imyaka 12. Yaratanze amafaranga arashira. Ariko ngo yumva igiterane cya Yesu, aravuga ngo ndagiye, nubwo amategeko atemera. Icyo gihe amategeko ntiyemeraga ko umuntu ufite indwara nk'uriya mudamu yari afite ajya mu iteraniro, yegera abatambyi, yegera abantu nka Yesu. Ariko aravuga ngo indwara yanjye ndayijyana, ndamukora uko byagenda kose. Kandi Yesu yagiraga protokole y'abantu benshi bakomeye, kugira ngo ugere kuri Yesu byabaga ari hatari. Ariko yaravuze ngo ibyabuza byose kugera kuri Yesu ngiye kugenda mbyigane, mpatane, mukoreho, kandi ninkora ku mwenda we gusa indwara yanjye irakira. Umudamu arahaguruka aragenda amukoraho. Biravuga ngo uwo mwanya, ako kanya ahita akira. Amaze gukira, ngo Yesu aravuga ngo ninde unkozeho? Abigishwa baravuga na ba Petero baravuga ati turi kukubyiga. Ukavuga ngo ninde ukozeho? Aravuga ngo hari umuntu unkozeho. Umudamu aravuga ati amwikubita imbere. Yesu aravuga ngo mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukirije, genda. Yaje kuruhura. Nusoma muri kiriya gice cya 7 cya Luka, hari undi mudamu ntabwo afite izina, ngo ni umupfakazi w'Inayini. Uyu yari afite umwana w'ikinege. Uyu mwana we arapfa. Ariko hari abantu barushye mu by'ukuri. Akantu wari ufite wacungiragaho, uwo mwana niwe yacungiragaho. Umugabo yari yarapfuye, umwana niwe yarasigaranye, ariko nawe ngarapfa. Abaturanyi baho ngaho ngo bahita baza, baravuga bati tugiye gushyingura. Ngo bagende, cyokora ngo barariraga. Buriya abantu bagufasha kurira, cyokora n'abagufasha kurira burya baba ari abana beza mu by'ukuri. Abandi bo banaguseka, hari abateye gutyo. Ariko ngo baramuherekeza, ngo barira bababaye. Yesu yumva ako kababaro kuriya mukecuru, kuriya mupfakazi, agomba kugakiza. Aragenda, biratubwira ko ngo yahise abahagarika ako kanya, ngo ahita akora ku kiriba, ngo umwana ahita aba muzima. Ijambo ryanejeje ngo amusubiza nyina. Yesu ashobora kukuruhura icyo wabuze, akakiguha, akagishyira mu maboko yawe, ngo azuru uwo mwana, arangije amusubiza nyina ari muzima. Yesu yakuruhura. Ushobora kuba hari ibyo watakaje mu buzima. Uriya mwana ashobora kuba twamugeranya n'ibintu byinshi mu buzima bwawe. Ashobora kuba ari ikintu wari uhanze amaso, kirapfa, kiragenda, kiragucika. Ariko Yesu yakigusubiza, afite ubushobozi, yagusubiza umwana ari muzima, ngo amusubiza nyina. Aramubwira ngo wirira. Iyo Yesu, reka mbabwire ikintu gikomeye. Nta hantu namwe nigeze mbona Yesu ajya guhamba. Nta namwe muzakurikire iteraniro rihamba Yesu ntarigira.
ni umugabo udahamba, ni umugabo uzura, ni umugabo ufite imbaraga zo kuzura. Uwo niwe tubabwira. Ni umugabo mu mateka ntiyigeze ajya guhamba na rimwe. Ngo Yesu yagiye kwirimbi gukora iki? Iki abandi barahamba, abandi bantu bakomeye baherekeza abantu guhamba, bafasha hari abantu nyine bashobora gufasha guhamba, ariko Yesu ntabwo ajya gufasha guhamba. Ahantu yagiye kwirimbi ni hamwe ngo hari umuntu wapfuye amaze iminsi 4 witwa Lazaro. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 11, ahagera ngo hari abantu bari baje kurira, kuko iyo famiye ya Lazaro yari famiye y'abakire cyane, kuko yari famiye ituye mu mujyi ahantu hitwa i Betaniya, ni mu birometero bike uvuye i Yerusalemu. Ngo rero uwitwa Mariya na Marita bakaba inshuti, bagakundana, bakaba mu biterane bya Yesu, ndetse na musaza wabo Lazaro. Yesu rero ari mu ivugabutumwa hirya ngiyo aho yazengurukaga, Lazaro ararwara, batuma kuri Yesu. Yesu arasibira, aratinda. Abantu rero ngo bari baje guhumuriza, bari baje mu kiriyo, abakire bose bakomeye, harimo n'abantu bakomeye, harimo n'abitwa Bakayafa n'abandi bose, kuko yari umuntu uzwi. Urumva iyo umuntu ukomeye yagize ibyago, abakomeye bose baraza. Yesu nawe aritinza, burya hari ukuntu Yesu yitinza, ariko afite impamvu, azi ko azaza akabizura byose. Abantu bose bakavuga bati Imana ishimwe. Ku munsi wa 4 ngo babona araje. Buriya bamwe baramuneguye bati se buriya ubuse koko waje koko, abaje koko, buriya ngo rero ngo bamuhisemo, ngo niwe mwami bahisemo, ubundi yo bigumira mu idini. Bakayafa bari baraho ngaho. Buriya hari ukuntu usanga isi ishobora kukujombe bikwasika buti ubwo se mwahisemo Yesu mugira ngo hari icyo azabamarira. Ariko buriya Yesu ni umugabo mwiza, mukomereho araruhura. Yesu ahageze, babakobwa baramubwira bati yuza kuba hari, yuza kuba waraje igihe twaguhamagaraga, ntabwo musaza wacu aba yarapfuye. Aravuga ngo nigiye kuzuka n'ubugingo. Murongo 25, mugore nigiye kuzuka n'ubugingo, umuntu unyizera uriho ntabwo azapfa, kandi umuntu unyizera wapfuye azabaho iteka ryose. Baramubwira bati ibyo barabitwigishije kuzazura abantu mu minsi y'imperuka. Aravuga ngo mugore nyizera, uyu munsi ni wizera abona ubwiza bw'Imana. Aravuga ati munyereka aho mwambukize, ngo bamujyana ku kiriyo, bambe ku gituro. Aho niho Yesu yagiye ku gituro, akora ikintu gikomeye. Uwari umaze 4, uwari umaze umubiri wari waramaze kwangirika, ngo baramubwira bati haranuka, ntujyeyo haranuka. Kambabwire, niyo byaba binuka, Yesu yaje arakuruhura. Niyo byaba cyangwa se waranabishyinguye, icyo Yesu akora ni ukubizura. Ni umugabo uzura ibyapfuye, ni umugabo ubeshaho, ni umugabo uruhura. Umwizere yaje kuruhura abarushye, baba ari ibyaha, baba ari ibibazo, byose yatsindiye kutabara, kuruhura. Niba bifite mu nshingano. Ngo hageze ari abantu bose baramugota. Yavuze ijambo nkunda cyane. Yaravuze ngo data, yarasenze aravuga ngo data ndagushima ko usanzwe unyumva. Ngo nzi ko unyumva iteka. Ngo ariko impamvu nsenze n'aba bantu bangose. Burya hari igihe umuntu agotwa n'abantu bataje kumukomeza, ariko bavuga ngo reka turebe. Ngo aravuga ngo ndagushima ko usanzwe unyumva iteka, ariko nsenze ku bw'abantu bangose kugira ngo bamenye ko ari wowe. Aravuga ngo Lazaro, bavuga ko iyo atavuga Lazaro agavuga ngo muzuke. Hari kuzana ba Mose, hari Mose ntabwo yapfuye ngo ajye kuzimu. Hari kuza Aburahamu, hari kuza Babeli, hari kuza abakiranutsi bose, ariko bavugamo Lazaro. Hari komantere zimwe zivuga ngo yari yageze kuzimu, atangiye kubaganiriza ba Yesaya, babandi bahanuye Yesu, ababwira ati wa mugabo mwavuze yatangiye imirimo, arimo ababwira, kuko ngo abantu bajyaga iyo ngiyo bakenera kumenya amakuru. Ese Yesu twahanuye, Yesu twavuze ko azaruhura, yaraje. Lazaro ngo ashobora kuba yarimo abaganirira, ngo bagiye kumva arahamagaye ati ampamagaye ndagiye. Ako kanya babona arazutse. Aho niho havuye n'inama yo kwica Yesu. Bakayafa ko bari baraho ngaho, babonye batwaye abayoboke. Bavuga ati ubwazuye abantu n'abakire bose bari hano mu mujyi, adutwaye abantu kugira ngo akomeze atwara abantu, mumwice. Ngo bamwice, aberetse ko afite imbaraga, nibwo yazutse intsinzi ye, noneho agaragaza ko afite ubutware bwose. Byanditse muri Matayo 28:18, haravuga ngo
arabegera avugana nabo ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Bibiliya yavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Kugira ngo Yesu akuruhure biragusaba iki? Biroroshye. Nukumva ko urushye, yo ni intambwe ya mbere. Kumva ko urushye, kumva ko urushye ubwo buzima utagomba kubugumamo. Kabiri, nukumusanga, yavuze ngo muze munsange. Kandi amakuru meza, nta na secrétaire agira ngo azagutinza. Uhita winjira ku kanya, winjira direct kumugeraho, niwe muyobozi wiyoroshya ku rwego rukomeye. Ushobora kumugeraho haba kumanywa, haba ninjoro, waba igihe cyose wamugeraho. Kumugeraho biroroshye, nuko umwizera ugapfukama. Yitwa Emmanuel, bivuze ngo Imana iri kumwe natwe. Icya gatatu, nukuzana imitwaro yawe yose. Nushaka uzane n'iwanyu, uzane n'iy'abana bawe, uzane n'iyitorero ryawe, uzane byose ubizane ubimwikoreze. Biri yavuze ngo intimba zacu yazishyizeho. Imana iduhana umugisha. Ndagira ngo dusoze dusenga Imana. Ariko Yesu araruhura. Yesu araruhura. Yesu araruhura, aruhura abafite intimba, abafite imitwaro y'ibyaha, aruhura n'abafite ibibazo bibashengura umutima, bibababaje. Yesu yakuruhura. Dusenga Imana mu izina rya Yesu. Cyambere wizere niba utarakizwa, umuhe ubugingo bwawe. Biroroshye, nukwizera gusa ko ibyo yakoreye ku musaraba yabikoze kubera wowe. Cya kabiri, nukwihana. Kwizera bijyana no kwihana. Hanyuma rero umuzanire n'ibibazo byawe, yiteguye kukuruhura. Reka dusenga Imana. Turagushimye Imana yacu, tugushimiye uyu mukobwa, uyu musore, uyu mugabo, uyu mudamu bimaze igihe kinini barambiwe. Uri Imana ibasha no gukiza bimaze igihe kinini. Ariko wakijije nuriya wari umaze imyaka itari myinshi cyane, nubwo nayo ari myinshi, ariko nawe waramukijije. Wakijije uriya mwana wari wapfuye w'umukecuru w'Inayini, kandi n'uyu munsi urakiza. Ijambo riratubwira ngo uko wari uri ejo n'uyu munsi ni kuri, kandi kuzahora iteka ryose. Kiza abantu bagusenga, abantu bizeye ijambo ryawe, baruhuke, tuzumva ubuhamya bw'ukuntu uruhura. Turagushimye ko ubikoze, kandi dusengeye n'abafite imitwaro, ibyifuzo biremereye, bashobora kuba atari abanyabyaha ariko bakeneye support, bakeneye inkunga iturutse kuri wowe. Batera inkunga kuko ubishoboye, bazagushime, tuzagushime kubwa Yesu Kristo tubyambaje. Amen. Imana ibahe umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Amen.